kwaba ari ukwiyamamaza. Oya ntacyo bitwaye turi mu kazi n'umwuga. Mpamya neza ko ahashoboka kure mu bushorishori narabuyoboye kure mu bushorishori, ubwo ababyumva mu bushorishori turi felicitation kabisa. Mu bushorishori n'abari bahari ubwo barabizi. N'abari bahari ubwo babyumvise. Nayoboye ubukwe bw'ukomeye kurusha abandi, ariko kandi n'abakomeye kuruta abandi, ariko kandi ngenda nibutse abanyarwanda n'abadukurikiye kubera ko ngenda bikora nk'impano kandi numva nabisangiza n'abanyarwanda kugira ngo umuco wacu udacika, cyane cyane ururimi rwacu, n'aboroheje kurusha abandi mbakorera numva binejeje. Murakoze cyane. Nagira ngo utubwire ni nk'iki kintu ushobora kubwira abantu kuri kamera aka kanya mu ijambo rimwe nk'akazi kawe nk'umuntu uri mu kazi, gira ikintu ubwira abantu ku buryo bavuga bati uyu mugabo nyamara ni umwemsi koko, nubwo bari bubone byinshi muri video. Oya, igihari buriya nuko buriya ngewe ngusekeje pole yaba ari mu bukwe ntuseke, waba ufite ikibazo cy'abadayimoni. Washaka abagusengera bakagusengera. Ikindi burya iyo ubwiye n'amagambo meza umukobwa ntaseke ukamuririmbira ntarire, uwo muntu uzamwohereze mu gisirikare akora umwuga w'ubugesho kandi bamushyire mu kanje pe cyangwa muri military kuko aba afite ikibazo nawe. Naho ubundi nongeye kugusuhuza ngo ikaze gukurikira Nest TV, nkubwira ngo uyu munsi ni umunsi nanone udasanzwe, ni umunsi twongeye kugira icyo tubagezaho. Uko mubibona dusa nk'abantu bahagaze ahantu mu muhanda badafite umwanya munini, ariko hari umupapa turi kumwe nagira ngo atangire atwibwira. Mwiriwe neza, amazina yanjye bwite nitwa Pole Aimable, hanyuma mpuye n'abo bahungu beza kandi b'imfura cyane, ariko kandi nkaba na mwene Rwamahina. Twari mu gitaramo hano cyo mu rugo. Yego, murakoze cyane. Nzi ko ugiye kwivuga bya Gitore urantunguye Pole kuko kwa Gitore se ko nsa na Rwamahina, aho mpaye inzobe kabyara inzobe none nikaba yarabyarese ngo rw'imfizi akayima inshongore twataramye mu gitaramo cy'imihigo. Ahubwo rero ibyo naho nuko rero nkuko rero twarimo tubivuga, duhuye n'uyu mugabo ushobora kwibaza ngo ni muntu ki, kuko umuntu wese tuzanye ushobora kwibaza ngo noneho ninde uje kuri Nest TV. Uyu Pole rero ni umugabo ukora akazi kitwa kwemusinga, ariko neza cyane kinyamwuga. Twihuse nagira ngo mubaze uyu mwuga wawinjiyemo ryari? Ko haciye imyaka mu mwaka wa 2004 rwose, ndumva nabikoze bwa mbere ahantu bita Rwempasha mu Mutara. Rwempasha mu Mutara wari warabyize? Oya, iyi ni impano guturuka mu muryango. Nta mashuri yandi birambo n'abandi babyiga n'uwakubeshya akambona akakubwira ko yatoje Pole yababeshye. Icyo gihe 2004 akazi ka mbere wakoze kari akazi kameze gute? Bwari ubukwe cyangwa byari ibindi birori? Oya, siko kazi nakoraga, nabaga mu kandi kazi k'igihugu, ariko kandi hari umuhungu twari twajyanye nyine kumusabira, birumvikana. Mbona abantu barabivanze biranga iby'ubutore, ndahaguruka ubukwe ndabuyobora, hanyuma nkomerezaho. Burya rero iyo wagiye kumbonwa abantu benshi bifuza kukubona, nyine n'ubu ngenda mbikora hirya no hino. Ni ukuvuga we n'ishyaka ryaguhagurukije uravuga uti reka nkosora aba bantu ukomerezaho, na n'uyu munsi uri umuntu ukomeye hano mu gihugu cyane. Pole uwo munsi niba atari ibanga wakorera amafaranga ngahe muri ibyo birori? Oya, icyo gihe ntabwo byari by'amafaranga, ntekereza ko n'uwavuga ko yabikoreraga mu buryo bw'amafaranga yaba abeshye, bari bake. Ahubwo niba ari umuryango warahagurukaga ukagutoranya ukaba mu bitaramo ukabikora kandi ukumva bikunejeje, ukabikorera inshuti, ukabikorera abavandimwe. Cyakoze yenda nyuma yaho byagiye bibyara inyungu zitandukanye. Ni mu wuhe mwaka wavuga ko akazi k'ubwemusi katangiye noneho gufata intera yo kuvuga ngo wakishyuza nk'umuntu amafaranga? Kuko ngiye nkuzi kera ukora aka kazi kandi neza, ku buryo umuntu ashobora no kuvuga ati uyu muntu, abantu bari burebe video hagati aho wenda n'abaciye mu ijambo bari bubona ubuhanga bwawe n'ubukaka kuri mikoro rwose. Iyo uyigezeho uri uwundi turahiza twadingemo kari aka video turimo hariya. Nagira ngo umbwire ni ryari byatangiye kugaragara nk'ikintu cyagutunga? Si byo bintunze kuko mfite akandi kazi nkora, ariko kandi nabyo sinahakana ko binyunganira, ndetse kandi nanavuga ko bimpa n'amafaranga menshi, nubwo tutajya tuyasaba cyangwa tutayaca nk'ubigurisha,
ahubwo umuntu ashobora kukubwira ngo ese mu buryo bwo kuba nakubona mu birori byanjye nakugomba iki kugira ngo bigufashe, hari iyo deplacement, hari essence, hari materiel zindi, ariko navuga ko mu mwaka w'ibihumbi 2008 rwose umuntu yatangiraga kandi amafaranga navuga ko atari make, umuntu akaguhamagara akakubwira ati ese atuwakubonera nk'ibihumbi 100 yagufasha kugira ngo nzakubone mu bukwe. Urumva twari dutangiye gukora ku mafaranga 2008 pore ko nteye ubwoba umuntu uri kudukurikira wumva ibihumbi 100 bya 2008 ufite ubukwe uyu munsi ntagize ubwoba icyo giciro ubu ntikikubye inshuro magana angahe? Oya, ntabwo kikubye, nakubwira ko ibi bintu nta giciro bigira. Impamvu nta giciro nuko bitanagurishwa, nta ugurisha impano nyine, ariko kandi abantu bari mu ngeri zitandukanye. Reka mvuge nk'urugero rumwe rwigeze kuntangaza. Umuntu umwe yigeze kumbwira ati pole hari abantu bazava i Burayi bakubonye mu bukwe bwacu bifuza ko wazabafasha. Ati ubwo rero ntabwo ari nk'aha mu Rwanda tuzababwira amafaranga agaragara yakugirira umumaro. Iyo mbitekereje biransetsa. Hanyuma rero ngiye kubabwira mbabwira mu madolari. Yari yambwiye ko bafite amafaranga, avuga nanjye ubwo bayafite reka nyabace. Nababwira ni muzashakira amadolari 1500 nzabafasha mu bukwe bwanyu. 1500 ubwo ni hafi miliyoni 2 z'amanyarwanda kuri iki gihe, kuko ni mu mwaka wa 2019 ndabyibuka. Yaje kumamagara rero angaye, arambwira ati pole ati ndababaye, ati wansebeje, ati none se ati ko nakubwiye ko bari abantu bafite amafaranga, tuzi ukuntu bamamagaye bambwira, ati bambwiye ko wabaciye amafaranga, ati bambwiye ngo uriya muntu arabizi ko yaduciye amafaranga make buriya azabishobora. 5 cy'amadolari icyo gihe ari make. Twihuta rero umwanya ntawo hariho, nagira ngo umbwire pole uyu munsi wa none n'ubuhe bukwe bukomeye wigeze uyobora hano mu Rwanda umuntu ashobora kuvuga ati uyu mugabo koko akwiye akazi kanjye? Kwaba ari ukwiyamamaza. Oya, ntacyo bitwaye turi mu kazi n'umwuga. Mpamya neza ko ahashoboka kure mu bushorishori narabuyoboye. Kure mu bushorishori, ubwo ababyumva mu bushorishori turi felicitation kabisa. Mu bushorishori n'abari bahari ubwo barabizi. N'abari bahari ubwo babyumvise. Nayoboye ubukwe bw'ukomeye kurusha abandi, ariko kandi n'abakomeye kuruta abandi, ariko kandi ngiye nanibutse abanyarwanda n'abadukurikiye kubera ko ngiye mbikora nk'impano, kandi numva nabisangiza n'abanyarwanda kugira ngo umuco wacu utacika, cyane cyane ururimi rwacu, n'aboroheje kurusha abandi mbakorera numva binejeje. Murakoze cyane. Nagira ngo utubwire ni nk'iki kintu ushobora kubwira abantu kuri kamera akakanya mu ijambo rimwe nk'akazi kawe nk'umuntu uri mu kazi, gira ikintu ubwira abantu ku buryo bavuga bati uyu mugabo nyamara ni umwemsi koko, nubwo bari bubone byinshi muri video? Oya, igihari buriya nuko buriya ngewe ngusekeje pole yaba ari mu bukwe ntuseke, waba ufite ikibazo cy'abadayimoni. Washaka abagusengera bakagusengera. Ikindi burya iyo ubwiye n'amagambo meza umukobwa ntaseke, ukamuririmbira ntarire, uwo muntu uzamwohereze mu gisirikare akora umwuga w'ubugesho, kandi bamushyire mu kanjepe cyangwa muri militari, kuko aba afite ikibazo nawe. Naho ubundi gusetsa n'impano, uvuga neza n'impano Imana yampaye. Pole urakoze cyane. Abantu bari bubone wenda video zawe nyinshi bakifuza kuba bagutumira bashobora kukugeraho mu buhe buryo? Ni nimero yanjye 0782 669 966 466. Ndabakunda abanyarwanda, umuco wacu ntugacike, uri mu njishi. Urakoze cyane.